inshuti z'Imana iki ni igihe cyahanuwe kandi uyu munsi wa none imbuzi kabiriho itubwira uburyo dukwiriye kwitwara kugira ngo dukomeze uru rugendo. Nababwiye nkitangira ikiganiro ngo ni urugendo, ni intambara kandi ni urugendo. Nuwe yuko hari aho twagera itube dufite umudendezo wo kuvuga ijambo ry'Imana. Ako ijambo ry'Imana ryambwiye ngo tubabwire naho bakumva naho batakumva. Ahari iki gihe kidakwiriye ngiye navuga ko wenda ari igihe umuntu aryamye, igihe yaruhutse, igihe adafite umudendezo, ariko igihe dufite umudendezo tuba tugomba kuvugira Imana. Ndetse twagera aho baganira natwe tugaca bugufi tukaganira ku ijambo ry'Imana. Hanyuma twamara kuganira ijambo ry'Imana abantu b'Imana bagafashwa. Reka dukomeze aya magambo tuyumve neza. Badakunda ibyiza. Yego. Hepfo hari badakunda ibyiza barasobanura ngo cyangwa atarabera. Bagambana. Ese abantu muri iminsi baragambana cyane bazaba ari ibyigenge. Bikakaza. Kwikakaza no kwishyira hejuru. Kwishyira hejuru. Kuba ikigenge no kwiyobora. Yego, kwiyobora. Yego. Bakunda ibibanezeza aho gukunda iki? Imana. Aho gukunda Imana. Bafite ishusho yo kwera cyangwa se bafite ishusho yo kwera. Hepfo barasobanuye ngo bafite kwera cyangwa bakurikiza imihango yo kubaha Imana. Abo bantu bazaba ari abakure n'abacu. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacu mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Kuko mubibona rero kuri kamera zacu turi kumwe n'umukozi w'Imana, n'umuhanuzi w'Uwiteka Imana, n'ubwa kabiri tubanye ahangaha kuri Imana Irahari TV. Uraho neza mukozi w'Imana? Muraho mukozi w'Imana. Yesu nashimwe. Yesu nahabwe icyubahiro cyane. Amen amen. Twari dukumburanye twongeye kubonana tutishwe n'ibyaha. Imana yaraturinze. Reka ngusabe kugira ngo mbere yuko dutangira ikiganiro ubanza wongere wibwira abakunzi bacu kandi nurangiza usenge Imana. Nitwa Musabyimana Samuel niyo mazina yanjye. Ndi umugabo ukunda Imana kandi nkuko inzirikana nanjye ndayizirikana uburinzi bwayo, umwuka duhumeka, kuba tukiriho niyo ihabwa icyubahiro. Amen. Nkuko ubushize nayo nabibasezeranije ndagarutse ngo tuganire nanone ijambo ry'Imana. Yego. Nababwiye yuko ngiye kandi nzagaruka. Ndahari rero ngo twongere tuganire ku butumwa bwiza bw'Imana. Isi yacu yagushije ishyano kubera icyaha. Yego. Niyo mpamvu ifite abashinzwe umutekano. Reka mbanze n'isuhuriza ingabo z'igihugu. Ndabaramukije bavandimwe. Haleluya. Ndabaramukije mbanezerewe. Polisi y'igihugu ndayiramukije. Abantu bose bafite aho bahuriye n'umutekano ndabaramukije. Kuko nibo baduha umutekano tukabasha gukora uyu murimo bakawuturindira kugira ngo hatagira igikuba gicika. Ndabaramukije mbanezere kandi turabakunda. Urakoze cyane, Imana iguhereze umugisha kandi guhereza umugisha mwinshi kubwo gusuhuza abantu bari hirya no hino, ndetse ugasuhuza abaduhatse mu buryo bw'umutekano. Reka ngusabe kugira ngo mbere ko dutangira ikiganiro usenge Imana. Usenge Imana. Data dukunda, Imana ikiranuka, ituye hategerwa n'inkozi z'ibibi kandi ukaba uri Imana ibera hose icyarimwe. Twongeye kuguha icyubahiro kandi uragikwiriye, ntabwo uzagiha undi. Izina ryawe ryera rihabwa icyubahiro. Turi imbere yawe uyu mwanya, nanone tugiye gukora ikiganiro na mwene data. Turakuraritse ngo ubane natwe. Ingabo nziza zera z'abamarayika zitacumuye zitugote ku iherezo ry'ikiganiro. Turashima izina ryawe. Ubane natwe tugire neza, kuradukunda mu izina rya Yesu. Amen. Uraho umuyobozi wa gahunda? Uraho neza. Amahoro. Reka ngusabe kugira ngo ujye mbere ahasigaye tugezeho icyo Imana yashyize ku mutima wawe. Ndashaka ko tuganira icyigisho kivuga ngo ubuhenebere
bwo mu minsi y'imperuka. yego ese muyobozi, ubuhenebere ni ikinyarwanda kivugitse, yego muracyumva? ushyirwayo mwasobanura abakiri abana bakiri batoya batufashe tubasobanurire. birumvikana rwose. ubuhenebere urumva ni uguhera mu bintu bitari byiza. iyo bavuze ubuhenebere byakunda ni ubuhenebere nyine bwo mu minsi y'imperuka nk'iyi ngiyi dusohoyemo. ugasanga n'abantu bahezemo. niyo mpamvu muri iki kiganiro tuba twifuza ko bagaruka kandi cyane cyane ijambo ry'Imana ravuga ngo mugire bose neza, ariko cyane cyane abo mu nzu y'Imana. Reka tubwire abo mu nzu y'Imana, nubwo atari bo bonyine tubwira, n'abari hanze nibagaruke, nibaze ku murimo, nibaze. Kandi ijambo ry'Imana ravuga ngo nituba mu by'Imana nayo izaba mu byacu. Reka tubararike rero abantu bose baze ku Mana, baze muri inzira y'agakiza, hanyuma dufatanye uru rugendo. Tuzi yuko uru rugendo ngo ni intambara kandi ni urugendo. Ni intambara turwana mu by'umwuka kandi ni urugendo rugana ku gakiza. Ese nk'umuntu uvuga ngo nagezeyo, we ubivugaho iki muyobozi? Umuntu uvuga ko yagezeyo akavuga ati narakijijwe nagezeyo. Undi ijambo ry'Imana ravuga ngo wibwira ko ahagaze yirinda ataba. Nanjye nicyo kintu namubwira, kandi noneho si uriho ni Kristo uri muri we. Amen. Kuvuga ngo rero nimba Kristo ari muri wowe kandi Kristo akaba ari umwuka, igihe cyagira umubiri ukagira intege nke ugacumura. Iyo ucumuye umwuka wera aragenda. Kuvuga ngo rero duhora tugwa buri munsi tugakizwa buri munsi. Uwo ngo uvuga ko yagezeyo yaba yibeshya cyane. Yaba yibeshya cyane. Ntawe ugerayo akiri mu isi, ahubwo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara, turi gusiganirwa. Yemwe abasiganirwa. Yego, karibu komeza. Murakoze cyane. Yego. Wibwira ko ahagaze yirinda atagwa, kuko ushobora gucikwa cyangwa ugatandukira gatoya ugasanga urayobye. Noneho abantu bakavuga bati wa muntu w'Imana byamugendekeye bite? Nuko rero tugomba guhora dusenga buri munsi, uko bwije uko bukeye, tukiragiza Imana uko umutima utera. Tugomba guhora twiragiza Imana. Enoki ngo igihe yakunkumuraga urwiri arimo guhinga, yaravuga ngo uko nkunkumuye urwiri ari nako kunkumura ibyaha biri mu mutima wanjye. Nasomye amagambo avuga ngo uwituye siwe wera. Ngo mu bitabo byo mu ijuru hari abanditswemo ko hari abera n'abaziranenge, ariko ntibabyiyiziho. Muzasanga batabonekeza gukiranuka kwabo, ahubwo igihe cyose bavuga ngo turi abanyabyaha tweze. Igihe turi mu isi rero dufashwe urugamba muri intambara turimo. Ndashaka dusomane aya magambo twabasha kubona Bibiliya, urwa kabiri rwa Timoteyo, ndetse namwe ni mu bishobora muramfasha muyobozi dufatanije iki kiganiro. Mwita umuyobozi wa gahunda, kandi Imana igikumpera umugisha, kuko ntabwo ari we wihitiyemo uyu murimo, ni Imana yagutoranije. Mu yandi magambo nge nakwita umudiyakoni mu itorero. Yego. Nubwo amaranka yanjye waba yamanuye, ndakubabariye n'Imana ikubabarire. Reka twikomereze, nawo ni umurimo mwiza. Ni umurimo. Umbwiye muri mu rwa kabiri rwa Timoteyo, igice cya 3, ndahera uhere ku murongo wa mbere ugeze ku wa 5. Yego. Timoteyo igice cya 3. Uhere ku gice cya 3, uhere ku murongo wa mbere ugeze ku wa 5. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Kanira ayo magambo. Mbese noneho dutangiye kongera kwiyogeza. Pardon? Urwa kabiri rwa Timoteyo, igice cya 3. Niho musomye? Yego, umurongo wa mbere ugeze wa 5. Mbese noneho niho muri? Yes. Muri Bibiliya hatangira avuga ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Ariko ni umutwe w'amagambo. Ni umutwe w'amagambo. Hano urwa kabiri rwa Timoteyo, sinzi bamwasomye urwa mbere. Umenye yuko mu minsi y'imperuka azazibira. Nani bire mu Bikorinto. Okay. Urwa kabiri rwa Timoteyo, igice cya 3, uhere ku murongo wa mbere ugeze wa 5. Yego, reka dusome mu izina rya Yesu. Soma mfura. Zana intebe. Zana intebe ngiri. Yego. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya.
kuko abantu bazaba bikunda bakunda impiya birarira amafaranga birarira bibona batukana batumvira ababyeyi babo indashima batarabera badakunda n'ababo batuzura babeshyerana batirinda bagira urugomo badakunda ibyiza bagambana ibyigenge bikakaza bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana abafite ishusho bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako abameze batyo ujye ubatera umugongo Imana idutabare cyane. Amen. Hano Pawulo yandikira Timoteyo yaramubwiye ngo umenye yabwiraga Timoteyo ariko uyu munsi ngewe ndabwira nge nawe turimo tuganira kuri iri jambo ry'Imana. Umenye ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Ese turi mu minsi y'imperuka muyobozi? Iminsi y'imperuka twayigezemo hazaza ibihe birushya byarangije kuza kuko abantu bazaba bikunda bakunda amafaranga. Reka mvuge mu mvugo y'iki gihe Bibiliya ivuga impiya birarira. Ese abantu barirarira cyane, abantu bazaba bibona. Ese abantu baribona cyane batumvira ababyeyi babo. Nta mwana ucyumvira umubyeyi muri minsi yaba ari mu buryo bw'umwuka cyangwa mu mubiri kuko tubona abantu mu itorero badashaka kumvira abashumba babashumbye rwose, tukabona abana babyawe n'ababyeyi badashobora kumvira ababyeyi babo. Iyo ni iminsi y'imperuka. Ubwo n'ubuhenebere rwose. Bazaba ari indashima n'uwo mwashakanye usigaye ugira icyo umukorera wenda ukamugurira nk'igitenge ntanyura. Bazaba ari indashima, ni bake cyane banyurwa kereka bafite umwuka w'Imana. Batarabera badakunda ababo kuvuga bene wabo batuzura. Kuzura ni iki? Kumvikana batumvikana. Bazaba beshyirana batirinda bagira urugomo. Niyo mpamvu hariho abashinzwe umutekano, hariho ingabo z'igihugu, hariho polisi y'igihugu, hari n'abandi benshi bashinzwe umutekano kugira ngo igikebura ihane iteshe. Bariya nabashyizweho n'Imana nabo rwose. Badakunda ibyiza. Hepfo hari badakunda ibyiza barasobanura ngo cyangwa atarabera. Bagambana. Ese abantu muri iyi minsi baragambana cyane. Bazaba ari ibyigenge bikakaza. Kwikakaza no kwishyira hejuru. Kuba ikigenge no kwiyobora. Kwiyobora. Bakunda ibibanezeza aho gukunda iki? Imana. Aho gukunda Imana. Bafite ishusho yo kwera cyangwa se bafite ishusho yo kwera. Hepfo barasobanuye ngo bafite kwera cyangwa bakurikiza imihango yo kubaha Imana. Abo bantu bazaba ari abakure n'abacu, abo bahoze mu bacu n'abera cyangwa se bari mu itorero. Urumva aba bantu ku murongo wa 5 bavuze ngo bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga z'uko kwera. Habavuze ngo imbaraga zako. Maze Pawulo atanga inama kuri Timoteyo ati abameze batyo ujye ubagenza ute? Ujye ubatera umugongo. Gutera umuntu umugongo tujye dusobanurira abana bakira batoya batazikanya nawe. Tujye twitandukanya nawe. Nshuti z'Imana, iki ni igihe cyahanuwe kandi uyu munsi wa none imbuzi kabiriho itubwira uburyo dukwiriye kwitwara kugira ngo dukomeze uru rugendo. Nababwiye nkitangira ikiganiro ngo n'urugendo ni intambara kandi n'urugendo. Ni intambara y'iby'umwuka kandi n'urugendo rugana ku gakiza. Abameze batyo rero tujye tubatera umugongo ariko tubakebure. Ezekiel we yarabwiye ngo ugende ubabwire naho bakumva naho batakumva ariko bazamenya ko umuhanuzi yarabarimo. Ntabwo dukwiriye kubatera umugongo tubihorere burundu, ahubwo dukwiriye kubabwira tukabagaruza neza kugira ngo nabo bagaruke. Nibamara kugaruka dufatanye uru rugendo rugana ku gakiza. Ndasaba Imana ngo ijye idushoboza natwe guhinduka kugira ngo tubabwire ariko twarahindutse tuberera imbuto zikwiriye kugira ngo nibabona imirimo yacu myiza bahere ko bahimbaze Data wo mu ijuru. Reka twongere dusome urwa 2 rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 1 naho turageza wa 5.
rwa kabiri rwa Timoteyo ni hakurya hahandi ku bafite Bibiliya igice cya 4 umurongo wa mbere tugeze wa 5. Pawulo yandikira Timoteyo yaramuhuguraga agira ngo agire uko yitwara, agira ibyo ahindura, hanyuma nawe aba umuntu w'Imana kandi yigisha abandi nawe yarahindutse. Yego. Kandi uwo tugomba kumwigira, abo tugomba kubigiraho. Igice cya 4 uhereye ku murongo wa mbere. Yego. Ndagutongerera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzaciraho iteka abazima n'abapfuye ubwo azaboneka Yesu azaboneka aje kwima ingoma ye. Reka nkusubiremo twumve. Ndagutongerera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzaciraho iteka abazima n'abapfuye ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwirize abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe kigukwiriye, wowe umubwiriza, no mu kitagukwiriye. Uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha. Kuko igihe kizaza abantu ntibazihanganira, mu gihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba abarya, yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri, bazayoba bakurikize imigambi y'ibinyoma. Ariko woweho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukore umurimo w'umubwirizabutumwa bwiza, usohoze umurimo wawe wo kugarura iby'Imana, wo kugabura iby'Imana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Urakoze mwene data. Haleluya. N'iki Imana itadukorera koko? Ana kimwe. Ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo uzaciraho iteka abazima n'abapfuye. Ubwo azaboneka, ndavuga Yesu, aje kwima ingoma ye. Yego. Ubwiriza abantu b'Imana ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye. Mbese muyobozi wa gahunda, hari igihe gikwiriye cyo kuvuga ijambo ry'Imana n'igihe kidakwiriye cyo kuvuga ijambo ry'Imana. Yego. Ntacyo, igihe cyose tugomba kuyikorera. None ko mwishyura byibuhe, none ko biriya imbwiye ngo igihe kidakwiriye kuba twumva, ndashaka tuganire iri jambo ko Bibiliya imbwiye ngo ukore igihe gikwiriye n'igihe kidakwiriye. Igihe gikwiriye ni ikihe, igihe kidakwiriye ni ikihe? Ahari ndakeka yuko hari aho twagera ntitube dufite umudendezo wo kuvuga ijambo ry'Imana, ariko ijambo ry'Imana ryambwiye ngo tubabwire naho bakumva naho batakumva. Ahari iki gihe kidakwiriye, ngiye navuga ko wenda ari igihe umuntu aryamye, igihe yaruhutse, igihe adafite umudendezo. Ariko igihe dufite umudendezo tuba tugomba kuvugira Imana, ndetse twagera aho baganira natwe tugaca bugufi tukaganira ku ijambo ry'Imana. Hanyuma twamara kuganira ijambo ry'Imana, abantu b'Imana bagafashwa. Reka dukomeze aya magambo tuyumve neza. Ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe gikwiye no mu kidakwiriye. Uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha. Kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya, bifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Muri iyi minsi abantu barabwiriza ibihuje n'irari ryabo. Nk'ubu ngubu abahanuzi benshi urimo urababwira, ubabwira yuko bazabona inzu, ubabwira yuko bazajya muri Amerika, ubabwira yuko bagiye kubona ibintu bitandukanye, niwe bari kumva.
ariko abangaba uyu mubabwira ijambo ry'Imana ati nimuhindukire. Ese hari icyo wabona utakoze? Tugomba gukora tugakoresha amaboko yacu, kuko Pawulo yaravuze ngo udakora ntakarye, ariko ukubeshya ngo uzabona ibi niba utakoze arakubeshya nshuti yanjye, arakubeshya. Cyo kwa sindwanije ko Imana idatanga umugisha. Imana itanga umugisha igihe gikwiriye, ariko ntago twayiforsa, ntitwashyiraho imbaraga. Abantu benshi muri iyi minsi barimo kumva inyigisho zipfuye, zikaba arizo zibatuma bakumva ko bakwiriye ibyo bavuga ari byo byiza kuruta ubabwira ibyanditswe hano. Ngiye igihe tuzaba tuganira nzagusomera amagambo yanditse muri iki gitabo iki ngiki, noneho nawe wiyumvire, wihitiremo. Numara kwihitiramo wongere nawe wisomere, urebe ko ibyo twavuze ari ukuri. Nusanga ibyo twavuze ari ukuri, ndakwinginze uzagume kuri iki gitabo. Uwasomye iki gitabo kiramuhindura, uwasomye iki gitabo hariho kimuvana, hari naho kimugeza. Uwasomye iki gitabo ntiyica umutekano w'igihugu. Uwasomye iki gitabo ntarwanya ubuyobozi buriho, kuko ubuyobozi bushyirwaho n'Imana. Uwasomye iki gitabo ntakora urugomo. Uwasomye iki gitabo iyo asanze barwana arabakiza, akabatandukanya, akabifuriza amahoro. Uwasomye iki gitabo aba ari mu nzira y'agakiza, ntabwo aba ari mu nzira yo kurimbuka. Dukomeze dusoma aya magambo. Bazabumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumve ukuri. Muri iyi minsi umuntu urajya kumubwiriza ngo yumve ukuri kw'ijambo ry'Imana, ngo mukuraho ngaho iyo mitwe. Hari niwanyandikiye arambwira ngo ibyo uvuga ni ukuri, ngo ariko ntago nagukunze, ngo ntago nabikunze, ngo natwe tuzi kwisomera. Muri komantere y'ikiganiro natanze ubushize yarabinyandikiye, ariko abenshi mwaranshyigikiye kuko mukunda ijambo ry'Imana. Bavandimwe, nimukunde Bibiliya iyi ngiyi, nimuyisomere. Ijambo ry'Imana hari aho izabakura, hari n'aho izabageza, kandi ntizabayobya. Uwayisomye neza ntabwo imuyobya. Nimukunde Bibiliya, mukunde ijambo ry'Imana, ridufashe muri uru rugendo turimo, bizatubera mendezo yo kuraga ubwami bw'Imana. Kandi ibyo bintu mbyifuriza buri muntu wese, kuraga ubwami bw'Imana, ahazaba kunezerwa, hatazaba guhangayika, hahandi tuzaba tunezerewe igihe kinini, tutari mu mihangayiko, tutarwara, tudapfusha, tudasonza. Ndasaba Imana ngo uru rugendo turimo Imana irudushoboze, bizatubera mendezo yo kuraga ubwo bwami bw'Imana. Hepfo umwanditsi arandika aravuga ati abo bantu kandi baziziba amatwi ngo batumve ukuri, bazayoba bakurikiza imigambi y'ibinyoma. Ubushize nababwiye ko hagiye gutera inzara yo kumva ijambo ry'Imana. Iyi nzara izaba ari iyo gushaka kumva ijambo ry'Imana, kuko hari igihe kizagera, nshuti zanjye, n'ubuhanuzi niko bumbwira nasomye, hari igihe kizagera ijambo ry'Imana rigahagarara. Ibi bitabo dusoma, abantu bazifuza kumva ubutumwa bwiza, nibamara kubwifuza babura ububaha. Bazifuza kumva amagambo nk'aya aganisha ku gakiza. Abantu ntabwo bizashoboka, kuko ijambo ry'Imana rizaba ryarahagaze. Ndasaba Imana rero ngo tugifite umudendezo, nimureke twige iri jambo ry'Imana, turyumve kandi turyumvire, bizatume tubaho neza mu minsi iri imbere, igihe ntazi. Imana ni ikizi yonyine. Nuko Pawulo igihe yandikiraga Timoteyo aramubwira ati ariko wehoho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukora umurimo w'umubwirizabutumwa bwiza, ukora umurimo w'ububwirizabutumwa bwiza, usohoze umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Inshingano yacu ni ukugabura iby'Imana, ni ugutanga umuburo, ni ukuvuga ubutumwa bwiza bw'agakiza. Ibyo ngo bitume abantu bahindukira. Ndahamya ko uyu munsi wa none abantu bumviye ijambo ry'Imana bagahindukira, uyu munsi wa none bakaba bari mu nzira y'agakiza, abantu ntateka bazacirwaho kereka nibatandukira. Ariko ijambo ry'Imana avuga ngo muhunge Satani nawe azabahunga. Turasaba Imana ngo idushoboze guhunga icyaha n'igisa nacyo, ngo igihe twazibukiriye icyaha tugakora ibyiza, Imana izaduhembe mu izina rya Yesu. Amen. Muvandimwe wanjye,
twariho twigana aya magambo turi kuyasesengura niko bimeze abantu bayumve neza. Hari aya magambo, hari abataragira amahirwe yo kuyabona, hari abataragira amahirwe yo kuyumva, ariko wenda akaba afite ikoranabuhanga, iri jambo rikaba ryamugeraho akabasha kuryumva no kurisoma, rikageraho rimukura, rikageraho rimugeza. yego Ndifuza gusoza iki kiganiro, ndagisoza uyu munsi ariko kizakomeza. urasubika Ndasubika wamfura we. Nkasoma amagambo aboneka muri Yoweri igice cya 2 umurongo wa 12. dusomere Yoweri igice cya 2 umurongo wa 12. Yoweri igice cya 2 umurongo wa 12. Munyihanganire mpagere. Hari amagambo meza cyane avuga ngo Uwiteka aravuga ati, ntabwo ari Samu bivuga. yego komeza. Uwiteka aravuga ati, ariko nubu nimungarukire n'imitima yanyu yose, mwiyirize ubusa, murire muboroge, imitima yanyu abe ariyo mutanyura, mureke imyenda yanyu, muhindukire Uwiteka Imana yanyu, kuko igira impuhwe, yuzuye imbabazi, ntiyihutira kurakara, ahubwo ihorana ibambe ryinshi. Amen. Ihorana ineza nyinshi, ihorana urukundo rwinshi. Bivuze iki? Dushobora kuba twarasayishije, dushobora kuba twarasubiye inyuma, dushobora kuba twarakoze icyaha runaka, ariko ijambo ry'Imana riraturarika rigira riti, nimungarukire, nimuze nanjye ndabagirira ibambe, ndabagirira urukundo, ndacyabafitiye urukundo. Igihe urugi rw'imbabazi rutarakingwa, nimungarukire. Ariko nasomye amagambo mu gatabo mfite hano, tugana ku musozo, ndimo ndasoza, ngo umunyabyaha ntiyabasha kunezererwa imbere y'Imana mu iteraniro ry'abera. Nubwo yakundirwa kugera mu ijuru, ntiyasanga ibimunezeza. Urukundo rutikanyiza rukaba rwamujijisha. Ibyo atekereza n'ibyo yifuza n'ibyo agambirira byanyuranya n'ubuziranenge bwabo mu ijuru. Ijwi rye ryasobana n'ay'abari mu ijuru, kandi kuba mu ijuru byamubabaza kuko yabura uko yihisha Imana ibera abakiranutse umucyo n'umunezero. Ubwo rero niyo mpamvu dukwiye kwihwanya n'ijuru, cyangwa se tukajya mu nzira y'ijuru, kugira ngo imibereho yacu, imvugo yacu ibisa n'iyabo mu ijuru. Nituba mu ijuru bye kuzatubabaza cyangwa bye kuzadutonda. Ndasaba Imana yo mu ijuru ngo idushoboze gusa n'ab'ijuru. haleluya, amen. Hari umuyobozi wa gahunda mwampa uburenganzira, yego, nkashyira umutemeri kuri iki kiganiro, kandi ndawushyiraho nanone dusenga. karibu. Urabanza utambutse nimero ya telefone. Yego mwakoze. Kugira ngo wagukenera abe yakubona mu buryo. Umuntu wankenera ashaka kungira inama cyangwa akangisha inama, ndamuha nimero yanjye. Ntago njya nyimana rwose, ndayitanga kuko ibyo mvuga ari ukuri. Uko kuri nakumwereka kuko mu ijambo ry'Imana. Nimero yanjye iri kuri WhatsApp ni Airtel cyangwa ni Tigo, ni 07 23 62 20 46. Ndayisubiramo, ni 07 23 62 20 46. Indi mfite nayo wampamagaraho ni 07 88 25 92 00. 07 88 25 92 00. Murakoze cyane. Yego, karibu n'isengesho. Muremyi w'ibibaho byose, tuguhaye icyubahiro kigukwiriye none n'iteka ryose. Tugushimira uburinzi bwawe, tugushimira ineza yawe, tugushimira ko tugihumeka ariko tutagaye bavuye mu mubiri, kuko byose ari wowe bigenga. Nuko muri uyu munsi ndetse n'iteka ryose turashaka kukwiha n'abantu babashije kutwumva, abantu twabanye mu kiganiro, turakwihaye. Kandi dusengeye abantu b'uburyo bwose, ababaye,
abari kwa muganga, abari mu nzu z'imbohe, abarwayi barwaye indwara zidakira, cyane cyane mushiki wacu wakoze impanuka muri iyi minsi, umugenderere data, umuvure, azongere kugenda neza kuko nabonye akaguru kangiritse, nagenda neza tuzashima izina ryawe. Kandi ibyo bintu dusengeye buri muntu wese uhangayitse, abantu bafite abadayimoni, mu izina rya Yesu batsindwe, kugira ngo babe abantu bawe bakwiriye ubwami bwawe, ngo nugaruka abantu bandi mu mpande enye z'isi, imihanda yose, abazunga, birabura, abantu b'uburyo bwose, tuzakizwe mu bwami bwawe. Ngwino bane natwe muri uyu munsi kugira ngo utugirire neza, tuba ubwoko bwawe ushima, maze natwe tukubonereho umugisha. Ibyo bizatubera amendezo yo kuraga ubwami bwawe. Tubisabye Imana itanga itimana, tuzi yuko ntacyo yimana, mu izina rya Yesu rigira neza. Urakoze cyane wewe wabanye natwe. Nimba utarakora subscribe, ukora subscribe. Kandi ibiganiro turi kugezwaho n'uyu mubyeyi, muramubona n'umuntu mukuru, mugerageze mu bisharinge, mu byohereza abantu benshi, kuko igihe nk'iki ngiki dukeneye ijambo ry'Imana, kandi dukeneye kumva Imana muri ubu buryo. Imana amahoro ibaho umugisha. Shalom. Amen.